Bachi ku filime. Kambi subiramo kano kantu umwana w'umunsi imyaka 18 please get out. Sohoka. Naho umubyeyi ugiye kureba ifilime ubona hari umwana mubwiye abasohotse. Cyangwa se uyizimye utegereza amasaha y'umugoroba ukora iki? Saa 8 za nijoro abana basinziriye. Wenda ukungana nyiri urugo mwakareba. Aya. Dutangira kuri umugezi w'umukobwa muto uri muri isangiza niba uzoba sokana jene kunepa n'umukobwa muto mwiza. Kureba hakurya mugenzi manza ari singo abona hari abandi zimereye neza. Nakubwiye niba ari umwana mwicaranye mwigizayo. Mukobwa ukora aha kureba hakurya mugenzi abona umusore bogari ariko nawe ari wenyine. Reba filime nuko tuyitangiye ko gukamureba undi nawe yubika amaso ariko bose bisa nkaho bose nta n'umwe ufite umuntu bari kumwe. Sarafati ya mbere. Excuse me. Yihanganira gato. Do we know each other? Ese na twaba tuziranyira? I don't think so. Ntago ariko mbikeka. You just look so familiar. Ndabona afite ahantu nkuzi tu. Mugabo asekamo. Tell a woman she looks familiar. Ntukajye utere tubesha umugore ko ufite ahantu muzi. Ibyo ni ibintu bya kera bigoswe. Buriya abakobwa bacanye kubaza bavuga uti arasa ku ntego nyine vuga iki kugenzura ko kujya kumbeshya ngo mfite ahantu nkuzi. I'm a little out of practice. It's been a while. Nakubeshye maze igihe natereta biragoranye pe aciye. It's been a while. Really? Seriously? Okay. Mugabo arongera museka. You're supposed to say is that Rero kamugira inama ikintu bakabaye bwira umukobwa ari wo mu gihura. you noticed me Bakambwiye ati wenda nakumenye from across the muri kino cyumba turimo cyangwa isare. here all by myself, Ujo ukambwiza ukuri kambwiye ati nandi hano ndi njyenyine nta muntu turi kumwe. and that you came over here with one thing on your mind. Urangije umukambwira yuko ndari intekerezo zakuze mu mutwe n'ize ntekerezo. You're not leaving without me? Ukambwira yuko utari butaye tutajyanye. Abasore muri iki gihe ba open ubwira umukobwa ati sister njyewe ntago nata tutajyanye. Apana ibyo kuza kumbeshya ngo ndabana afite ahantu nkuzi ibyo ni ibintu by'abanyagukuru bacu bigoswe. Niko bimera. Abakobwa muri iki gihe abagabo barabuza aba open akakubwizwa ate wana biravamo nibivamo. So what's your name? Na musore ngabwira witwa umukobwa atangira kumubaza direct. Witwa nde? Craig. Nitwa Craig. Umukobwa azekamo. Aya. What's wrong with Craig? Izina ryanjye se kibazo ki? Name? Ni izina rya Papa Craig ni izina rya kera. Oh, I'm sorry. Paul nako nubifate nabi. So, Ntacyo bitwaye. I feel like I should just be really honest with you. Rero Craig ndashaka umbere umunyakuri. Tureke nibyo kujya kwizima mu magambo. I am a little engaged. Nje nsa nkaho mfite fiance. Cyane? Yeah. Well, I'd hate to make a dishonest woman out of you. Ariko ntago nshaka kuza gufata umugore w'umubeshyi. You said Koko ufite fiance. I'm an honest woman. None se ubundi ndakubwiye ko mvugisha ukuri. Wasanga ari impeta nambaye kwirinda abasore ba Kigali nta fiance. Ugatinze uwo mugoroba ngo umukobwa bari abakobwa bakorera imbere. Uwo mugoroba umwe bahuye. Hari nshaka kwereka. Atari inzu dufite abasore bagenzi bacu tujya tugiye guhereza meyo dufite abakobwa twakoze iki twahuje. Buri abazungu arakantu bafite usanga afite ahantu agenda gakora iki agakodesha inzu yaba afite umuntu bahuje bakaza kujya kwashumika bari kumwe. Craig nta kindi cyabaye yamuzanye ku nyubako yitwa Nest Share. Ni nyubako usanga umuntu arakodesha akagato ahantu mu cyaro iyo afite umuntu Umvalina Phillips. Nagukunze. We only just met. Abasore kukimubeshya ntago wankunze twahuye. Reka twashumike tureke ibintu byo kubeshyana. Can we drop the whole acting thing? It's making me jealous. Ati udatuma mfuha reka tureke ibintu byo kwactinga. Guess I'm not. Nakwiyumvishemo. Okay? I love you too, King. Nanjye ndagukunda Kane Curtis. Kugira ngo turyoshye igikorwa akatubyita ko turi mu rukundo. Nakubwiye niba uri kumwe n'umwana please. Mubwira abasohotse. Hari abakobwa muri gihe bazi ikintu cyane nabwo ati rero tureke kubeshyana ngo turakundana ahubwo reka twashumike uyu mugoroba nuko umugoroba umwe bahuye zahise batahana. Nawe ndebere. Kumbe shaka filime yajya yatanye filime yiswe Ndakurema Watching You. Iyi ni episode ya mbere. Kumbe uko bagakubise iryo uwo mugoroba umwe hari kamera muri ya nyubako imwe wa musore akodesha acuramo abakobwa hari kamera yazabarebaga. Bayise Watching You. Nakubwiye ngo nje kujagaraza ubwonko bwa nyuma y'iminsi myinshi aracyari mithe y'umwita da Premier for real. Ingenzi cyane aracyari da Premier the one and only. Bwatinze
iminsi yaragiye mugenzi ricuma. Wa mukobwa Lina Phillips akora hakuno atwara ambulance. Asaya mu gitondo iminsi yaragiye ricuma zo gutandukana na wa musore nde Kane Curtis yarambeje ko twa Craig. Hano mukobwa ahantu habaye impanuka nkuko muzi abatwazi ba ambulance ahantu hose habaye mugenzi ibyago bagikorera imbere. Mukobwa ni shoferi atwara ambulance. Ambulance buri bigomba gushaka inzira hasi hejuru inda kumirwa. Iyo yagenda muri Sansenik na polisi ntiyayifata kuko ibizikirima Rwanda ko baramira ubuzima bw'umuturage ntago ari ubuzima bw'umuturage. Ntago ari ubuturage bw'umuzima no ubuzima bw'umuturage. Sasa abantu batwara ambulance usanga birira amasnacks kuko ntiyabona umwanya wo kujya restaurant. I just had a lot of practice. Yewe ni imyitozo maze iminsi. I think I need a drink after today. Ntago twajya gusangira ko kunywa waza tugasangira. My mate just texted and I saw it. Mwana umuntu tubana n'abarankeneye. I'll have to take a breath. Man ntago afata garuko tugasangira se. Hari agasore kamutereta bakorana ariko mugenzi Lina nta mwanya bafite. Bwatinze yavuye mu ijobu bafite ngo mugenzi we babana bagomba gura ngo bafite akarori. Bwatinze avuye mu kazi yaje hakuno. I'm such an idiot. She even looks like me. Nabara musenzi mwana mutikisheri wanje tetara nasa nanjye. No, you're way hotter. Ako wowe icyo kikumurusha abantu. From the top, tell me everything. Mbambwira buri kimwe. Nick's got his trivia piss up with the boys Umva Nick afite agasura amaze iminsi bakururana. every Tuesday. Buri wa kabiri ajya kureba. And never invites you because God forbid. Tamwe akatajya kwemvita yagiye muri ibyo birori by'abasore. Exactly. Except this time I Noneho know kuri inshuro that Kai's still in Thailand abashitwe bose wari witwa Kai yagiye muri Thailand. and Jono is Jono nawe sick. ararwaye ni inshuti ye. Big. Ndumva bitangiye kumvikana. So I turned on his phone my while he Rero nafashe telefone nshyiraho nuza app ya my find my was sleeping. Next menya haryamye parked in Bondi. nsanga agiye mu gace ka Bondi Had some chicks play. yagiye mu rugo rw'agakobwa Hell yeah. wagiyeyo cyane. If you're gonna cheat on me, Mva rero nubushaka kunca inyuma at least have some class about it. mva jya ubanza basi ugenda urabyigoye gukuntu baca inyuma maze akantu kaje kumurejya mu tujeri wako mugeza agaca inyuma These girls. abeshya yuko reba umukobwa baryamana ugoswe Match. inyatsi batanahuye Match, bitch. Bye, hoes. karashika yiboroke. He deserves it. Yes. He said to us. Rwose muboroke boroka karashika matelefone yankwereke. You know what the best revenge is? uzi ukuntu wakwihorera Find the hottest guy in here and take genda ushaka umusore w'icyuki wa danje umusore ugaragara w'ibogare him up. umucyure. I am so sick of it. mva njye narabirambiwe. The small talk, the ghosting, the mid-sex. yaba nawe rwose ugira gutya ukabona umusore muzima mukamarana iminsi. You know what? It's actually not that much better on my end. ati njye niyo nama nakujya mwanashaka igisore mutahana bigende neza. You just had that amazing night out with Kane, and I know uribuka igihe wowe uragana Kane for a fact that the sex was good. nibwo bakoze sex bwa mbere nawe bikakuneza ku buryo waje ukanabisubiriramo It was 2 weeks ago. ariko ibyo ni ibyumweru bibiri bishize. And kicked down every day. mva njyewe mbaye ndi wowe najya nshaka umusore twicundeba buri munsi ku buryo nakwibagiza boyfriend wanjye. How are you? none se ubundi wowe umeze uti? Tired. ndananiwe mvuye mu kazi. Wedding planning? urimo urapanga ubukwe se? Every time we put a cap on the numbers, ati yaba urukwe utaduhuye. Kane's mom finds like an Kane tumaranye iminsi Kane marapanga ko twakora ubukwe ariko Kane mama we buri munsi anyanyeka abakazi niwe bashyashya. you know, it's like all the other stuff too. urumva ni byinshi cyane. sasa amaze iminsi amenyana na Kane ibaze ko bamaranye nk'amezi angahe ariko bashaka kuba bakora ubukwe. She might. nyoko bukwe se murahuza ndati cyane ni byiza. Maybe. mana bizabinejeje. Oh, you've got to be shitty. mana utambwira ko urashiri wanye nimo ndabona azanye n'ibindi byinshi mu kabari. Out her. mana ibi nabyo ndabirambiwe. Yo, Nick, Nick remember me? uranyibuka kabonye boyfriend wako karayagara ngo mugenzi ngo agacima buri munsi ni kagenzi kandi Kalena. Lina wa musore bahuye cyagiye mu mbari ngo basigaye bahuza. Mugenzi buri abazungu iyo bakundanya kenshi bose bakuze harya bahita bapanga kuba baba mu nzu imwe. Hakujya bajya bakodesha amazu abiri atandukanye bagahitamo gutangira gufatanya ubuzima. Wait, where are you? Ana mugenzi Kane basigaye babana. Oh, yeah, they're probably on desk, cutie. Wait. So sick of it. Mugenzi maniga bayiberera no kuri bya video game. Umugabo wanjye wazaza future husband. Urimo akora ibiki? Piece of shit? Musenzi arimo arantsinda abantu. Are you scared? Mugenzi ava yavuye mu kazi. I tell your boyfriend. Ni Kane na Lina. And Steve. umva kupa abasore bawe muri kumwe kuri game nyene mwanya wanjye ni saje Axel turimo turavugana vaname bya headset. How's Tess? mana Tess yarameze ate? Stories. She's actually. mva niza nkuru zisanzwe Don't pay me to be single again. yo tambwa ko njya kabasingo. Axel so ameze ate? I'm excited for his big launch tomorrow. ati Axel aje afite launch azakora iki application bakoze ego kandi akeneye ko tuzaba duhari. Mugenzi urukundo zirahari bamaranye iminsi barimo arapanga na mariage ngo gusa mama w'uyu musore ngo haruko atajya uza n'uyu mukobwa buri munsi. Sheri ndimo ndabara ukuboko Yeah, I just slept funny. mva naravunitse
You should be wearing your brace. wakaba yambara igikomo cyawe bagwaye kwa muganga And tramadol. kandi kanywe tramadoro You haven't been drinking, right? wongeye kunywa inzoga Really? gakeya. Umukobwa aje kumurebera imiti abona hano icyandiko kinekira Oh, buretse gatoya nothing. nta birenze. Okay, don't get mad. I was just curious. Umva ntundakarire nagize amatsiko. Wavuga vanayo urwandiko. Real estate agent. Real estate agent nabagurisha amazu. You got past place valued. Wafashe ahantu sogokuru wanjye yabaga ujya kubarisha agaciro kaho. Buriya abazungu bagiye kugurisha inzu ashaka abantu bambarira agaciro k'ahantu n'inzu zihari kugira ngo abe yagurisha. Kasi umusore ngo agiye kubarisha iwabo kwa sekuru uyu mukobwa. It's barely been 6 months. Hey, ni haciye amezi 6 sogokuru wanjye Been apfuye. gone almost a year. Oya sheri n'umwaka ugiye kuzura. Lena. Haciye umwaka sogokuru wapfuye. Hey, can we get back to the kissing? Wakomeza ukansoma basi oya mamahoro. Wowe urajya kubarisha iwacu ngo ujye kugurisha utanambwiye. Mugenzi Lina agenda ababaye. Maniga barimo barapanga kubana. Bivuze ngo ibintu byose bisa nkaho bahuje nta kibazo cyaba kirimo. Ni bwatinze. Hano hari mushuta wa mugenzi ngo yitwa ngo Axel ngo afite ngo application ngo ashaka launchinga bagomba kwitabira. Ngo yitwa Forge Fit. Mugenzi mu buryo abantu bakumenyeza gukora siporo nyine afite application ikajya gufasha gukora kitozo uri muhira. Bwatinze. Nabo bagomba kuza kuri launch yiyo app. Abaza munsi mukuru nk'abandi. Look nice. Urasa neza sheri. You said that. Ibyo wabimbwiye. I also said I'm sorry. Ariko nanakwatsa imbabazi sheri bikomeza kurakara. Tujye mu munsi mukuru w'abandi. Bamaranye igihe iminsi baza kwirika bari kumwe. Nakubwiye nebuze kuri kumwe n'umwana iyi filime nyabona. Hey. Bwatinze. Hano dore iyi application mugenzi wabo ngo agiye kuba yashyira ahagaragara yitwa Forge Fit cyangwa FF. Hey. Mana nyagasani. Ya bite. This is an app launch or an order? Ha app launch yabaye nziza kabisa. Clay ari he? Check out the Insta bitches. Mana bari abakobwa bo kuri Instagram Insta bitches nabo babaje ari benshi. Jeez, yeah. Mana igatangira hano kubaruta yoga kandi aranarwaye. What do you think? Aba besto bimeze bite? It's yours. Ni Tess na Clay ndetse nande na Lina. Mwah. Ay mana ni byiza. Thank you. Uyu munsi mwalonche nzirakoze. But it's a bloody shit show. Everyone's Mana yishoye mukanya bitangiye gushoya birabire ibirori birenze. The app, sign up as many people as you can. Ati mu downloading ya application mu signing up abantu benshi batandukanye mu ibasharinge mu ibamenyeshe. Hi, cutie. Bite abeza. Kumbe na Axel navayo. Simwana kwambaye ibikote nk'ibyo abasaza. Reka wakintuye. What is this? All men Ibi are. ni ibiki Claire? Umugabo wawe wamwambitse ibiki? What's that in your Bakwaberewe. Come on, Mom. It's a party. Zara wambaye uri muramwe ibiki? Claire, Axel said that? Axel ya utandega. Circulate. Axel ni umugabo wa nyina wa Kazala. Kiss me. Not the Sheri oya nta mpamvu yo gusobanira ntangura make-up. Uretse gato umwana ntiyemerewe inzoga. Love to. Hi. Hey. Yewe kamujyane gatoya. Aya. Sheri mu minota 10. Go. Ntacyo jyana na mushuti wawe ntacyo mujye gusangira. I'm gonna get a top up. You gonna be okay? Umva wibirakarira muraza kumera neza. Go. Genda muri kumwe n'abandi bakobwa nta kibazo. Uyu mukobwa Lina ni umukobwa n'abakobwa usanga bifitiye akazi kabo utamusanga mu bintu by'amabuwate usanga ari wenyine amasaha yose abari gutekereza akazi. Sasa Axel nta kindi cyabaye azana hakuno maniga we Kane Ready? mwana uraza kubikunda bro we no hakuno ino. Holy shit. Wow mbega studio keza A better you. You ati irememo umuntu ureza Forge a better you. You know the boys at the station are gonna have a field day. Ati rwose abasore bo ku masitasiyo menshi bafite field day bari hakuno baraganamo ni ba mushuti na Axel na Kane. You, if you wanted, Mwana uyu akaba ari wowe niba ubishaka waza tugafatanya uyu mushinga. take a punt. Mwana shaka icyo ukunda bari cyo ukora. And you are sitting on a gold mine. Hano waba wicaye ku kirombe kuri gold mine. You take my advice, leave Umva inama zanjye mwana. Hari ahantu sokokuru Walina ushatse wahagurisha bifasha ate? Didn't go down too well. Uriya mukobwa yamenye ko nshaka kugurisha nagiye kubarisha aho sekuru yaratuye ariko ntabwo yabyakiriye neza. she'll get over it. Na haraza kubyibagirwa abana. What else has been going on? Nese ubundi bimeze bitasanzwe. Just work. Wedding stuff. Mane nimo ndakora akazi kanjye nimo ndategura ubukwe na Lina. You set a date? Washize itariki se y'umunsi w'ubukwe. Nah, she won't commit to anything. Urumva umugore wanjye ntabwo ara confirma Lina umunsi itariki y'ubukwe. Okay. You're clucky. She's still grieving. Yerego umukobwa wa mugenzi ntabwo ari yakira aracyarisa nkaho akirimo aribuka be. Just give her a beat. Banza umuha agahenge abanze yibagirwa iby'urupfu rw'iwabo. You want to spice things up again?
kandi niba uriya mukobwa nawe ubona ibintu akibikomeza cyane mwaba mutandukanye ukagaruka muri apartment yanjye akaba ari ubumaze iminsi. Anyway, to us. Reka tungemo ku bwacu batangira amashoti kandi Axel nako Kane ararwaye batangira ubuyoga. Axel aramubwiye cyangwa se Axel atuba biri bowadi wakora iki waza ukaba uri kuri apartment yanjye mu gihe uwo mukobwa atariyakira. Aramwandikira ati wibuke ko amubwiye iminota 10 ko bugarutse. Abandi batangiye kunywa batangiye gusinda ni Claire ndetse na Tess. Uyu mukobwa ntago agira ibintu by'agakungu musanga kurana n'abandi bakobwa ngo bagiye mu bubari. Iyo avuye mu kazi ko kwitwarira ambulance abari hakuno nta kigara kunda. Ni Lena Phillips rangije aca mu bandi yiyezera hakuno areba hakuno mugenzi we Tess yarayima aramuregera ko ashwanye na boyfriend we hano ayibona indi musore akiri abona hakurya ruhari ni munaya muri comptoir ni mutugane. Aza mwa approachinga Self-service, is it? no byabaye self services. I got tired of waiting. Narambiwe gutegereza nta muntu muri comptoir. Can I get you something? Nakubona icyo kunywa. You know how to make a martini? Manjaka Martin cyangwa se Martini I can. nayigukorera ari cocktail yayo Extra gin, extra. uronjamo extra gin extra olives 2 martinis. ubwo ni Martins ebyiri turi bukoresha. Undi mugabo hakuno What? aha ni atari Oh dear. ndimo ndabareba abandi hari hakurya Looks like they're having fun. n'abana basa n'abari kwishimisha. Do it. Reka bibere muri ubwo buzima. Well, that's tomorrow's problem. Ibindi nibasinduka ni ibibazo byeje byose birabareba. We should spend a bit more time thinking about tomorrow's problems. Erega akenshi usanga tubaho dutekereza ibibazo by'ejo Oh, I've n'ibyo uyu munsi utarabikemura. Sometimes not thinking's the point. I see. Ariko akenshi urubyiruko rw'iminsi kudatekereza niyo ngingo ibihari. See one of those guys. Live Nawe se nakomeze nk'abo in the basore moment, trust in the universe. babaho ako kamwanya ibindi bakavuza hagati ibizaba bizaba. Trust in the universe. I bet you want a flip phone. Waneza telefoni yawe. Uyu mukobwa ashaka korera imbere amwaka telefoni. Actually, have you signed up for the app yet? Ariko se application bayishyizemo cyangwa I've been given strict orders. nabonye ifite amabwiriza n'amategeko nganshiramo imboni y'ijisho arayani lockinga. Here. Lena Welcome to Forge Fit. urakaza kuri Forge Fit. What's your Forge better you harya witwa witwa Dan Mo date of birth? tariki wavukiyeho March 1988. tariki 30 z'ukwa gatatu 98 I see that. ibyo nabibonye ibindi Right. nabwiraga zodiac site indeshyo 11. hano iyi application igiye gukora imyitozo vuga tayi yawe bamenye ibintu bazajya bagukoresha. Build. Wow ukora iki ndubaka Athletic. ndabona rwose ari umusportifu. Thanks for noticing. Urakoze kumenya ko ndi umusportifu. Yeah. Ngakira icyo kunywa nagutunganyirije. Uyu mugabo akorera imbere afite na fiance barimo barapanga mariage. Telefone ndaza kuba nyigusubiza bararebana. It's alright. Oh wow You're a terrible liar. wa mukobwa wari umubeshyi mwiza. I mean, it's fine. Ntabirenze ariko inzoga iraryoshye uburyo ukoza nka cocktail ni sawa. A proper martini needs proper liquor. Ati Martin nziza iyo urimo urayikoreye ubwo bwoko bw'iyo nzoga ukenera rikeri nzima Right. Yeah. cyane. You know a place? I do know somewhere. Atari ko zahantu twayibonera nziza twanywa Actually. But it's an 18-hour flight away. ariko byaba ari urugendo rw'amasaha 18 mu ndege. Niho hantu uzi abaza Martin nziza And you'd need a coat. kandi ahantu ni mbukonje wakenera ikote. That's what we do for 18 hours. Ni ukuri isi umuntu yafata indege y'amasaha 18. Yeah, I'm sure you could think of something. Ndakeka ari ikintu utangiye gutekerezaho umuntu mukuru. Bashaka ko dusangira icupa tukaryoherwa neza tukafata indege tukajya ahandi hantu. Hari abasore baba bari update vuba bahita gukorera imbere nawe. You know, it is tempting, Abana kusanga bashaka kuncumuzara. but I actually forgot my passport. Mu by'ukuri na passport nagendanye. Well, that's a pity. Birababaje ariko nabwo da. Please. No wakujyana iwanjye se. Coming through. Ndabona aje. The way of me and Ziza na Claire. Yes, thanks. Mana mureka mbashimire kuba mwaje. Vouch for his mixing skills. Uyu musore mwanyaze ku mixing inzoga. Not surprised. He's Ntago nunguwe. good at everything. Uyu mutopo ubona hano yibogare gutunganya buri kimwe. Dan, Lena. Bora na Lina. I've been staying in our nest share this week doing Uyu mugabo asigaye aba muri Netshare ni inzu yacu ya nyiri umugabo wanjye. some work for us. Hari akazi arimo aradukorera. Sasa iyi kapo ya Axel nabo bafite inzu zitwa Netshare nazo bakora iki
bajya gukoreramo ibikorwa byabo mu gihe bavuye mu rugo Heineken. by'abakuru nyine murabyumva. Yeah, I'm fine. Ariko iyo nzu twarayimutije ni amaze iminsi abamo kuko hari akazi arimo aradukorera. I'm not paying them so I can fetch my. Abandi rwose bashaka ko dukomeza gusinda muzo dushindire hakurya. Sasa Yudani ni umukozi wa Claire na Axel bari ko bamutije inzu yabo. Elena. Neje agaciro gura nawe Lina. Mana kimuntu uyu mutipe usa nkaho akuze ari kutuje. You too, Dan. Nta byiza gura nawe Dan. Ni Dan mo. Mana. Should mingle. Man, ndakeka twahuza. Uyu mukobwa akorera imbere. I think we should mingle. Cyane se cyane. Bwatinze. Hari watangiye kuvuga nabi. Sasa hakuno uyu yazanye na fiancé we Kaini. Kaini ahita asindira mu birori by'abandi. Nawe ndebere. Axel yamuvanye. Axel niwe nyiri birori na Claire. Cyangwa se Axo. Baraje baterura maniga yasinze Kaini. Nimba ari ikintu cyabaza umukobwa mwasohokanye ahantu. Nukujya mu bantu b'abasirimu akabona boyfriend we yasinze yaborewe. Ngani hangane niko bimera. Kandi ugire ijoro ryiza. Karababaye. You know he's on the meds again. He shouldn't even be drinking. Ati areka Axel ubukoza amafuti wakabaye ubizi ko inshuti yawe iri ku miti ntabwo akabaye mu inzoga. Yandabizi. Okay. Ntugi nani ugakomeza ubuzima na mucyure si shiri wawe se. Karababaye. Na wa mpagasi wa Axel. Are you sure this is fine? Urashekana ntacyo ntabwo bikubangamiye. Can Uber? Turaza gushaka imodoka iducura. Oya ntacyo. Come on. Ngahenjira ndagakingurira. Bana aba gentleman. Akingurira Lina ni Dan. Nawe ndebere. Ukobwa yagiye ababaye ayagiye afite isoni n'ikimwaro n'igisebo. Hey, how's he looking back there? Yewe urabona agaragara ate mu maso ndabona umutwe inyuma yanjye. Hindukira umurebe ukuntu yaba ameze. Nagararuka. Umukobwa ne bimusebya. Kiniga cyaje kiraborerwa. Really drink this much? Ntaga cyangwa inzoga nyinshi tangira kumuvuganira. Okay. Kobwa yaje ababaye. Yaje afite agahinda. Maniga n'abagenda ateraho ijisho. Hari kuraga kanzu ubona kazamutse. Mukobwa abonye Maniga arimo aramwitegereza. Hari abakobwa bazi guteka akanyobwa. Ubundi iki gisore cy'igisizo tuba twazanye nawe atangira kwisexifyinga mu modoka. Urebe? Komana. Tangira kurerembura. Komana. Nderega n'umuntu urumva iyi midomo. Yambaye impeta mu ijosi. Mu gashanete. Umukobwa twaherutse sheri we ari barabwira Axel ati umukobwa muruho mu bw'ibintu by'ubukwemba mana sa nk'ubikwepa. Hari abakobwa bagishaka kuryoshya Kigali. Tangira kuzamura agakwanzu undatwaye. Maniga kwatera hijisho. Nabwenda kuzambaguza ubwonko bwanyu kuri y'inshuro. Tayari. Wako ntacyo wumvamo. Maniga ararangaye. Hey. Habura gato y'umukobwa akanambara umukandara ashwida. Kabwa na yarema aratega akanyobwa. Bwatinze. Ndebere filime sasa. Umukobwa yazanye imboregwa yiwe mugani w'umurundi. Sheri. Buri urukundo ni igitangaza. Arangije. Maniga ntakora. Maniga yirirwa mu rugo kuri bya video game. Maniga nangara aho nawe. Umukobwa araje. Abanza ashyira icyo kurya muri microwave, microonde. Ashyushya hano bwa pizza. Man. Uyu mugabo tuzabana usinda gutya. Arimo aramporopoza. Buriya abakobwa kugira ngo uciko nta buri mpamvu. Yagiye kubarisha imitungo ya sogokuru wanjye ntaramuhaye uburenganzira. Ateri ya mbere. Akira ibitekerezo bikure. Ibyo yashyushyaga birashya. Sasa ni bwatinze. Umukobwa yasize boyfriend we mu nzu arasohoka. Arangije aza hakuno. Memunwe araho yaje arakomanga. Dani arakingura. Yahise yigarura kwa Dani. Bibuka Claire yamubwiye ngo dufite inzu nge n'umugabo wanjye twakodejeje tujya kubonaniramo mu gihe dashaka kwiteza mu rugo. Iyo nzu twayitije Dani ngo abayibamo mu gihe arimo aradukorera akazi. Umukobwa yahise yigemura. Aya.
urumva uriya muntu wasinze kuriya nta kintu ijoro yamarira kandi njyewe ndi kumva urumva ibintu byo gukupa amazi n'umuriro neda mashaka atambuka amazi n'umuriro ukore rero hari igihe usanga umuriro urimo urakora nkeneye kwiki na wasake imfungurira urumva tayari yatangiye kwisexifyinga bakiri mu modoka asa nk'useduza uyu mugabo uyu mugabo ni umwubatsi namwe muzi abantu baba babubatsi nyine nta mufundi ujya uheza ubundi y'umufundi urumva umukobwa arongera acaho hasi ntahe cyangwa iki kintu ni cya Sematama cyangwa hagarutse ku muryango bimwanga mu nda warumara we ukomeze nka DJ Bullet uri Sematama ntacyo wumvamo arongera arakata umukobwa arangije abonye urugo rye nabwo rugoswe ntabwo byo kwifata nka faripi udatekereza udakorera imbere kanzanye mwikuremo imyenda byose muzajya mutegereza ko bababwiriza hajya mwagonzwe n'inama yahaze kanyanga tayari fungura umukandara vuba vuba boyfriend wanjye ni imbwa y'umusinzi nta kintu yakwibwiriza abazi yuko njye navuye iwacu nje kugira ngo tunywe kanyanga iki bagira bakabura ati kirashukura amagambo nacyo ni make hano hari ibintu utakongera kujya kubwiriza umugabo icyo ki urumva yihutisha se eraga amabiza aho mushaka amazi rangije nakubwiye episode ya mbere afite urugaboni rwa Sematama urugabo rwikundira icupa yihuriye na Dani w'umufundi kandi naburi abayede umva atereramo Kigali cyo kurenga muramenye kwikorera amatafari man abayede rero sinza umutani n'abakanisha kumbe urumva baby umukobwa yatana n'akantu k'indani yambaye hari abana babazi ikintu bashaka muri iyi viziyo urumva umva tayari maniga ariko umwana uri munsi y'imyaka 18 nababwiye kumbe ni bwatiza umukobwa mu gitondo cya kare yatashye nta n'inkweto yambaye boyfriend watarabyuka kumbuka ataha harimo ari byabaye ijoro ryashize urumva nakubwiye umwana uri munsi y'imyaka 18 iyi filime tayari umukobwa yazindutse ataha boyfriend we basigaye babana ataza kubyuka gasanga kugera hano harimo aribuka ibyabaye ijoro ryashize aka filime ngatuye Hasani makanika Mawaya urumva Hasani Mawaya tayari ubu ndabizi Hasani hari nawe arenda kwirukanga nikara mukobwa ageze aha yumva ari muri flashing aravuga tuko biri kose boyfriend wanyasanga ari muri dushe aribwa kibyuka Lina Kane yatangiye guhamagara umukobwa kobwa vana imyenda niyo yari yambaye ejo bajya mu birori vuba vuba acunguza uburyo umwete uko Kane yaramanuka umukobwa afata agapira ndaza kumubeshya ko arafite ibihangova tayare hari munyamunya maniga kugera hano yewe ntagaze umukobwa ataharaye sheri nibiki I woke up, I didn't see you there. sheri nakangutse naryamye mu ntebe sinakubona What's going on? I just had to take the bins out. yewe nayo maze kujyana ibishingwe hanze Oh, shit. mwanda bandi Sorry, I meant to when I got home. yewe mbabarire rwose sinzi ukuntu natashye It's okay. ntacyo sheri Hey, come here. ngangu nano sheri arangije ahobera maniga Good morning. mana nkunda uburyo buri guhumura mu gitondo ko umukobwa arimo aribuka Gross. oya sheri I stink. ndimo ndanuka kamaze njye gukaraba Listen, aze kuri muramu mbabarire kubwo ibyabaye ijoro ryashize nasinze nguteza abantu one minute I'm fine, and then the next, nari meze neza umunota umwe just react. undi mwanya rwose nakoze ibintu bitari byiza When you react. nanjye ntabwo mbikunda iyo usinze Yeah, I remember. ndabyibuka ntabwo bikwiye It's okay. mbabarire ntacyo bitwaye sheri mukobwa nawe ahavuye avuye kwikemurira akabazo Can I grab the ring? ariko mbere yuko nibagirwa
impeta yawiriye. Umukobwa yari yambaye impeta n'ijosi Shanete bayitaye uje ikirikiza. Claire's gonna hook me up with a mate of hers. Urabona iyo meta nayi nakubwiye ngo wambare mu ijosi yari yanyogokuru wanjye niyo nshaka ko nzagupropose ariko ndashaka ngenda bayihanagure by polishing cyangwa se bayikeshe muri bijuteri. I think I left it in my locker. Ndakeka nayisize kuri locker yo ku kazi kumbe yarayambaye cyagiye ajya gura na Dani. Oya utabwira mama wanjye kare ko wayibuze sibyo nta kibazo. Buriya abazungu bafite umuco wo kuntu umusore usanga nyirakuru yaramuhaye mete ati niyo sogokuru wawe yampropose nawe ariyo uzakoresha uproposa nawe akazayiha umwana we gutyo bari mete ariko za original usanga ari diama cyangwa zahabu. Place I'll drop it off after. Umva ninjya ku kazi naza kwitora muri locker yanjye aho mbika ibikoresho byanjye byo ku kazi nongera inyambare. Ni bwatinze umukobwa mbere yo kaja ku kazi yasubiye hehe yagiye kwa Dan. Aza hakuno arebe ko yakura impeta sasa reka impeta zibinduka impeta filime yagiye yatangira. Impeta aziko yaje kwa Dani ayambaye mu ijosi ariko ntazi ngo impeta imeyenda wapi. Kumbe hano harimo agafunguzo nizanzu zitwa Nest Share za hakuno komana banza zamuka hejuru ahantu hose kakubitiwe urumva twa hano no twahereye urumva tuzamuka mu cyumba hana amashoka ni banayahinduye. Dani nawe yagiye mu kazi ke umukobwa za hakuno banama kuvurori impeta reka izinduka impeta sasa reka impeta iziri koroze aya anda iyi meta iza wapi iyi meta iri ko wapi iyi meta ihindutse impeta kuvuga kwireba urebe ukuntu ukora akantu k'ijoro rimwe ugatangira gusemeka guhumeka amasigamana ngo biryoha biryana za munsi y'igitanda. Nababwiye ngo ngiye kuzambaguza ubwonko bwanyu. Umukobwa aca akazi yose amenani itara. Umukobwa mwanda mena itara ry'abandi. Iyi nzu ni ya Claire n'umugabo we Axel ariko bayitije Dani nk'umukozi wabo aba yirimo mu gihe arimo arabubakira. Umukobwa araha itara rimenetse itara ry'abandi mennye. Umukobwa kureba neza mu itara arebye neza areba ku itara ryari mu cyumba ahantu baraye hano ku itara hari hariho agakamera urebe filime sasa kumbe icyumba baraye bicundeberamo imanda ku itara hari hariho kamera. Umukobwa ibyo bakoze byose ijoro ryashize hari uwabikameraga. Nakubwiye filime yagiye yatangira nebwatinze hamagaye Dani aza kubimwereka. Mana nyagasani dore bose ngo barumirwa. I know what you must be thinking. Ndabizi ibyo ushobora kubona uratekereza. I promise you, I had no idea. Ndagusezeranya ntabwo nagutega kamera nayo sinazi ko hano harimo kamera. I'm just supposed to believe that. No kuvuga ibyo urimo urambwira nabyizera zagatore wayinteze. I don't even know you. Wamugaberiganya ntabwo nkuzi. I don't know you either. Nanjye ntabwo nkuzi iyo twahuye by'ijoro rimwe karakubitwa ntabirenze. Hanyuma sasa uyu mukobwa yarafite na mariage arimo arategura na boyfriend we. Did you look for more? Harandi waba wasatse se? Well, I mean, no, Oya nahandi hantu nashatse. Batureba ubwo ko nahandi hantu hari kamera. Buriya hari ama-application usanga amafone y'abantu agenda akatunga ahantu. Reflections. Hano ahantu hose ubona akantu k'aka reflection kagarura umuntu ari agakamera. Turebe inzu yose ko nahandi hantu hesitaye amakamera. Barangije hano kuri vandarateri barebe ko nahandi hantu haba hari kamera. Bari bwa buntu bwanuza bwa smoke detector. Hari utuntu bashyira mu mazu haza nk'umwotsi cyangwa se inzu yabiye kagahita kavuza za alarm. Katurebe kuri smoke detector nabona akantu k'umukara. Iyi nzu ni Axel na Claire bavanayo ka smoke detector urebe Dani agacomoramo kureba indani kumba ni ndani muri smoke detector harimo akajyana amajwi n'amashusho harimo kamera n'ubutransmitter bw'amajwi ndapfuye. Iyi nzu yuzuye imbwa ya kamera
Where are you going? yewe urimo urajyayo Bill and Claire's. ngiye kureba Axel na Claire Fucking answers. bampa ibisubizo Know that it's them. Well, this is nawe ubizi karibu and this hano hantu nahabi inzu ni yabo simplest explanation is nkeneye ko bampa ubusobanuro runaka Right. bagira icyo bambwira People. plenty of bariya bantu ni abantu beza people do messed up things. abo uvuga ngo ni abantu beza usanga aribo bakunda ibintu by'amafuti nk'ibi ngibi rero Please. Hey. umva dani They're my umva dani I'm begging you. ndakwinjiza bariya bantu ni inshuti zanjye kandi ni inshuti z'umugabo wanjye Aren't you furious? hasi nta n'ubwo ufite amatsiko Who knows what they've seen, what they've bashobora kuba banatubonye bafite n'amafuta yandi banayabitse done with the footage? You make uribaza ibintu bazakoresha ariya mashusho making a lot of assumptions. reka urimo uravuga ibyo ngibyo ntabwo uzi ko nyina bwatangiye kuyaga indi majina ni nk'ijana This will blow up my life. ibi bintu biraza kunyangiriza ubuzima Please. undebere ukuntu umuntu arya agatunda kakazamuhindura ikiriki ibuye Just give yariye agatunda none agatunda gahindutse iki intosho me time to think. umva mu mwanya wo gutekereza wihubu kujya kubwira Axel n'umugore we Claire bubiretse ntibwatinze umukobwa aza hakuno sasa dore umuntu arayaga mu bwonko urebe ukuntu umuntu ayaga Dani aramubwira ati kajya koza Claire na Axel ese izi kamera bazitegeyemo iki ese hari ibisubizo bampa uyu ngo arashyuha umutwe n'ubundi abo bantu ni inshuti z'umugabo yabuze gato bari banamugonze arabizi Axel abonye ayo mashusho yahita yahereza nde Kane bwatinze umukobwa dore ngo arataha ntiyigeze ajya no mu kazi yirirwanye nande na Dani aya sawa yatashye afite urwikekwe reba icyo bita inzikekwe Okay. ndabona atashye ndamubaza ataha umugabo avugana n'umuntu avuga ati ndaje mubazi Who's that? sheri uwo yarindi reba urwikekwe mu maso y'umukobwa Axe. ni Axel ubwoba maniga Come here. sheri ngwino hano umukobwa afite urwikekwe You look exhausted. hasi ko umuntu unaniwe Long day. sheri wari umunsi muremure ariko aravuga atavuga What did Axe want? Axel se ubundi yashakaga iki We're gonna go up to Pa's tomorrow. ejo tuzajya kwa sogokuru wawe Get ready for fire season. Just kugira ngo tujye mu cyitwa fire season tugende tumare iminsi mike It's his idea. yani cyari igitekerezo cya Axel n'umugore we nabo barashaka ko tujyana Maybe get a pub feed, like a day of it. dupakira ibyo kurya twitunganye imyenda No good? tugiyeyo kwa bari season yitwa fire season muri ikora nyine muri nka couple ebyiri mukajya ahantu bakajya kuruhukira ahantu kure y'umujyi no, it's just I ntabwo bikishimiye se oya just thought maybe we could chill. none se sheri wahareza tukigumira hano mu rugo Axel kuki ujyana na couple Hey, why don't we all go? oya sheri oya tugomba kugenda Me, Axe, Claire. ni njyewe nawe na Axel n'umugore we Claire umudamu afite urwikekwe But they have Zara this weekend. They could none se umwana wabo Zara arabariye muri iyi weekend swap with her dad. aho urumva arajya kwa sekuru It'll be great. biraza kuba ari byiza tureka tujyeyo Yeah, I just urumva njyewe feel like the place is such a mess. hano hantu haraho harasa nabi no kwa sogokuru wanjye ntabwo hatunganyije Yes, yeah. erega nibyo dushaka no kujya ahantu hajagaraye ntabwo turashaka tuve muri buno buzima tubamo bwa buri munsi bw'ahantu hasa neza twigiriye mu cyaro aho sogokuru wawe yabaga bariho tujya kuruhukira kanongere muhamagare mu bwa dukonfirime bwatinze ndebere bwatinze arabafashe imodoka berekeza he Nyungwe hirya iyo nk'uko umuntu yava Kigali akajya iyo za Gihara naho ni hafi y'umujyi ariko n'Abishenyi ni hafi y'umujyi akajya mbari bafashe n'imodoka ya kampani ya Forge Fit Forge Better You bazana ni kapo ebyiri ni Claire na Axel ndetse nande na Kane na Lina baza usekuru umukobwa yarari hamwe nuza yabarishaga agaciro kaho Kane niho ngo baje gukora iki gukampinga iminsi mikeya Alright, welcome guys. Sorry, it's a little bit dusty. harajagaraye nta masuku aherutse kuhakorerwa Give us a hand, Axe. Axe ngwino mu bufasha urebe filime sasa uyobora umugabo ajyanye na Axel agiramo akicekwe inzu bafatiyemo akavideo ni yaba ngaba mana mbega ahantu hanyu ukuntu hari heza Wow. arimo arasekwe uyu ni mama wawe Yeah. yego That's first day of school. aho ngaho wari umunsi wa mbere ngiye ku ishuri Good days. wayo hari imwe mu minsi myiza yanejeje mama She's beautiful. mama ni mwiza araseka ndaseka ziko babonye video yiwe ntazi niba baranayibonye ntazi niba wateze kamera ariko urwikekwe n'urujya ruburi yoko bafite ikintu wakoze itunda ryabaye ibuye bari agatunda kumbe dore izindi kapoko zishimye Axel na Claire yawo ko basomana uyu umutima uramurya Hey, you okay? sheri umeze neza cyane sheri Please.
akira ujyana ibirahure ndaje dukora iki dusuke Valued. handa ngoma namwese musanga ibitekerezo biri kuri yewe na gahunda afite yo kugurisha hano hantu ni kapo Or use it as equity like we did with our nest share apartment. ariko hano hantu rwose ushatse wagira nk'iriya nyubako ya nest share mukajya muhaza n'umugabo wawe Okay. yewe na ibintu byo kugurisha ni risk ndende All I'm saying is it's a liability to keep it empty. ariko ntacyo biba bimaze gufata ahantu nk'aha hadatuwe n'umuntu ukahagumisha aho ngaho Then wahagurisha cyangwa se Or a frogger. mukajya munahakodesha A what? ngo On TikTok? ntabwo ujya ubona bitwa abafloga kuri tiktok Guy in her ceiling. hari abantu usanga rwose afite nk'inzu akayikodesha abantu And everything baraganiramo cyana cyana hakuno umwe to watch. ati twebwe akenshi hari ibintu dukora ariko akenshi dukunda kureba bavuze ijambo dukunda kureba uyu mukobwa yikangamo Grace. No. yaba ari byiza ariko Things nowadays. Yeah. ati ariko muri iyi minsi abantu baryoherwa n'amashusho babona kenshi Don't yuck someone's yum. kera rata sibyo rata cyane barisomana uko basomana arakana naze matwe dukunda kureba ibikorwa runaka mana sheruriye igitangazo afite Speaking of ubwikekwe Oh. mu gihe tukirimo turavuga ibyo nari mfite agatekerezo hano hari uwagendanye urumogi rwe AKA the good stuff. ati bahita good stuff Herbal supplements. bakoramo imiti Brats. I've learnt my lesson. niba nende bukoreshe nk'abo mpimira umuti wanjye Take care of you. bakiri aho Won't we, Lena? dore dani ngo arandikira Lina ati hari amakuru waba ufite ku bintu byabaye Yeah. ya Lina nindi ntacyo Unplugging. It's just check. yewe ubika telefoni bana oya ni ku kazi baba ama notification Look outside, okay? turacomera hanze turacomera he Lina narabyitaye ibintu byo gucoma bari kuvuga wafite urwikekwe hari abaje hano gutora inkwi n'ubundi ni fire season Lina ntabwo umutima uri hamwe inzu yagiye kugakubitiramo ni Axel na Claire batije umukozi wabo Dani ububakira akiri aha Dani ati wareka tukavugana akantu witoko Listen, sorry. akiri aho Couldn't help myself. ntabwo nari bwifashe ariko ntacyo Go to the valley. nari ndimo nafotora igishanga That view. hano hari view nziza yeba mwaramwe muze mudufasha gutora inkwi Let's get this party started. reka tujye gutangira ikirori byiza cyane mfite urwikekwe amasaha yo gucoma ageze ku mugoroba All new range. iyi niyo range kabisa umuntu akeneye Care. urabona urumogi barukoramo ibinini skin care ama bleaches God. Lena, brainwave. urumva ikora nka brain wave Here. You reckon? aha mwazakorera hano mariage Love here. You just need to spruce hano hantu njye nahishimiye rwose mwanahakorera hano umuntu yanyu nyuma y'ubukwe fairy lights. bababwira ubukwe nawe afite urwikekwe azi ko babonye akavidewo ke Obviously, but yeah. mukibera hano hafi y'igishanga hano hantu ni sawa Mum was dead set on a proper venue, but mama arimo aramubwira ngo twajya ahandi hantu hari heza hatari ahantu hapfa umusaza yapfiriye be pretty intimate. urumva atari byo sheri I have 300 cousins. So. mama wese uramubwira ngo ufite abakazini bawe 300 All right, cheaper. okay sawa And then when you do that, you could put it on Nest Share. none se basi naho hano hantu mutahatura mwaza gukodesha za nzu ka nest share mukayishyura hani muntu yanyu Put a rustic maze ghetto. kuki mwazakodesha That shit up. urumva ziriya nzu za nest share ni inzu iyo mufite kapo nk'iyo mufite abantu bamaze gukura mudashaka gukora ibyo mukorera mu rugo muzayikodesha mukajya muyijyamo Claire's right though. urumva bari sawa Put it cyane up a bit. urumva Claire sinzi uko mwe mubyumva namwe Idea. cyane igitekerezo kibira Gonna do all that with your wrist, are you? ati rwose ibyo ntabwo twabitekereza utarakira ukuboko kwawe kurakurya Maybe find a local. wenda banashaka n'ibindi ahandi hasanzwe Dan. He's the best. ariko mwabwira Dani hano hantu yaza akabavugururira ni umwe mu bantu bakora ku majansiye barenze He's fine. bavuze Dani yikangamo Should I know ngo azavugurura hano mu cyaro namara kuhavugurura bazaza bakoreye hani muntu yabo who that is? Yeah. byaba ari sawa se cyane From the party. bavuze Dani Kireya yikangamo Mate, I don't remember a damn. Dani njye ntabwo mwibukane ngo ni wantwaye imuhira Leaving town? ye numvishe ko ashobora kuba agiye kuva mu mujyi Give him a reason to stay. erega Dani niba agiye no kuva mu mujyi wamuha impamvu ituma aguma mu mujyi si akazi mwamuha se Him crash here. mumuha amafaranga kandi azabaca make ni umukozi wacu Dina ntabwo abyumva Well, ma nimero z'uwo Dani ma nimero ze No, I'll get it. ntacyo kangende zivane muri fone y'uyu mugore you sure? kangende What's your pin? harya pini yawe ni iyihe 1408. 1408 ahita profitiraho arebe muri telefoni yande ya Claire arebe ko nta mashusho yaba arimo urebe filime aza hakuno n'ubundi inzu baryamaniyemo na Dani iyo uyu mudamu n'umugabo we aza muri telefoni ya Claire amubwiye pini kugira ngo avanemo nimero za Dani
kandi koko uyu mukobwa arazifite ariko yanze kubivuga aravuga ngo azarebe nimero abanza kuza hano mu mavideo arascrollinga yinjira mu mavideo agenda amanuka arebe ko ari video ye yabirimo video ye gakubitwa nande na Danny Moore. Sasa telefone za iPhone hari zifitemo uburyo uhisha amafoto ndetse nayo umaze gusiba ahantu ajya muri hidden view album password bayimubwiye 1408 agize gutya hari amavideo yaguyeho urebe muri telefone y'umugore kumbe muri telefone y'umugore harimo andi mashusho yicundeba n'umugabo we Axel. Uyu mudamu nawe asa nkaho ari amashusho ari muri telefone ye aryamana n'umugabo we akora sex n'umugabo we abonye umudamu aje yewe What's going on? nebe kibijya mbere Lip balm? nari nyene akaru rouge bezo ajyanye rouge bezo libam rabero rabero. I'm so glad we're finally doing this. Mana biraneje ko nyuma na nyuma turimo turabikora. Gives us a chance to get to know each other a little better. Ubbe bayigiza amahirwe nyina yo tukamenya nabigiye kure. Uyu mudamu nawe afite amashusho yafashe umugabo w'umugabo niba yazi simbizi ariko ayo mashusho ari muri telefone y'umudamu ariko mu mavideo ahishwe na video ye abonyemo. Aren't you beautiful? Mana uri umukobwa mwiza. Ngaho kanyane telefone yanjye yaraje kuramo nimero za Dani we ahita yirebera ibindi bwatinze amasaha zirisunika bwaragiye buracyo umukobwa nigeze aryama ijoro ryose yari yakanuye nk'igihore ntabyo gusinzira akanuye nk'ubupyisi muri impyisi ntabwo igihumbye niyo yabiryamye impyisi ihumbye rimwe mu mezi 6 ariko ihumbije wajya nizazo ujya kumva ngo pa ubwo ihumbije rimwe umukobwa yarabyutse ajya mu gasiporo arebe ko yakwimara stress ariko ko yirukanka cyane ibitekerezo biri ahandi ya mu gasiporo k'igitondo siporo arayikorana imijinya siporo arayikorana n'ugundi ariko siporo hari ukuntu ukora siporo nawe udatuje muri wowe ntabwo siporo ikagukora aya dore cyo bita urwikekwe yaryamanye n'umukozi w'abandi aryamana n'umukozi w'inshuti ze n'umugabo we none afite urwikekwe bashaka ko video barayibonye komana aka gatunda nariye umara akagiye guhinduka inonsho komana narabiye ngo Sankara nzajya ninda ariko nzajya mbata batuntu tw'ubwenge hari aho yahamagaye Tess, leave a message. Beta Tess siga ubutumwa kumbe yahamagaye mu Tess yewe ni jewe I think I really fucked up. mwana Tess naraburije yahamagaye mu besto ni bibi cyane it's bad. Yeah, I don't know. Can you just call me back? Ba sinzi cyo nakora nibi nubona umwanya umamagare tuvugane uriya muri Yesu uzatunga inshuti magara uzatunge besto ya nshuti igura imodoka ukumva ko iyo modoka ari yawe yagura umwenda ukumva ko ari uwawe wagira ikibazo akumva ko ikibazo ari icyawe n'akari icye izo nshuti nizo dukenera muri Yesu nuko tuzibura yamagaye Tess ati mwana naraburije Tess Don't you got this in there? benebekira uko yakavuye mu kitozo yewe How was your run? I was wondering where you got to. ku sport zazimeze kumbe Dani umugabo yamwamagaye yatangiye gukora amasuku So yewe you urakora cyane remember what we decided? seri ntabwo wibuka ibintu twafashe umwanzuro se Yeah? ntabwo byibuka We don't know when we're going to be back up again. I thought maybe ntabwo tuzi ngo tuzagaruka none ryari we get Dan to come and have a look at things. niyo mpamvu nahamagaye uyu mukozi wo kwishansiye Dani azatunganya inyubako ya sogokuru wawe If it was up to me, I really wouldn't do too much. This rwose ibi byose biri mu nshingano zanjye nahamagaye na Bakleya ntabwo nibukore byinshi cyane place is beautiful. ariko hano hantu hanyu ni heza sasa baraziranye ariko yigize nkaho bataziranye You're talking yourself out of a job, mate. mwana muravuga nk'umuntu uri mu kazi Look what we found. reba ibintu twabonye Yeah, this is really not bino bintu ntabwo ari byiza inzu yari yatangiye gutora uruhumbu izi mbaho zaramunzwe sure. Where's Axe and Claire? none se Axel na Claire bari They went out for coffee. I'm just going to go. barimo baratunganya kofi hakurya Mind your step. hari utunangiye gutora mu cyumba Nah, it's fine. All right. Thank you. reka ndaje kangaruke mu kanya asiga Dani na Lina hakurya wagisenze urakora iki hano Sorry, I assume Babariri. this was your idea. uyu mugabo yamamagaye cyane igitekerezo cyawe I would have texted you back if it was. nakabaye nakwandikiye wa rusenzi
You can't just rock up. ntabwo wakabayiza hano warunduye ndabizi Wrong with you? aho ufite ikibazo umutwe wa mugabo You're right. ibyo mvuga ni ukuri I'm sorry. kandi mbabarire Leave. vana ugende No, I mean, you should go. ndavuze ngo bugenda ubutagaruka simba ucakana Just move on and forget this happened. kandi wibagirwa ibintu byabaye hagati yanjye nawe I'm not going anywhere until I find out who did this to us. ntabwo erega nanjye nagenda naramenya ngo niba dufashe video urumva njye napfa kugenda gutyo gusa nzi ko hari umuntu wadufashe video Us. ngo baba wadufashe video Then there is no us. njye nawe ntabwo twigeze tunabaho there is no us njye nta nubwo nigeze menyana nawe Yeah, akira hakuno perfect. mbere ko nibagirwa impeta yawe wayitaye mu rugo Mana ishimwe Mana himbazwe yarabeshye umugabo we ko yibitse yasize ku kazi Where was it? wari iri hehe se yari impande y'igitanda ahita atsimba muri kora What do we reckon? aha gahunda yikurikiraniye rero Yeah. Yeah? nyamukomeze muhatunganye We can start tomorrow. yareka tuzatangiye rwose gukora akazi neza ahantu hatunganye urebe filime saza ariko afite urwikekwe yewe mu musada bwatinze amasaha 10 sasa ni bwatinze abagiye mu cyaro byabaye ngombwa ko bakora iki bagaruka kejeri bagaruka itawuni bari barajyanye muno bufurigo butoya kaba karimo umubyeri iki n'iki kugera imuhira I really love you, you know that? nisheri ndagukunda cyane urabizi nawe ndagukunda bogare nangaze umukobwa akora iki ibya kumugoroba ndabitunganya ndati nta kibazo kobwa araha telefone irasona kumba telefone yanditswe na message na nimero atazi ngo ndimo ndakureba I'm watching you filime yiswe watching you ndimo ndakureba ninde unyandikiye message nimero nayo mfitemo urebe arongera arandika amwohereza agace ka video ya ryajoro ari kumwe nande na wa mupagasi Dani uyu mukobwa afite ubukwe mu minsi mike amuha ka video ahagararanye nande na fiance we abetsimba telefone ndapfuye ahawe video na nimero atazi umeze neza sheri meze neza ariko si meze neza kuko iyi video mbonye bamuhaye agace ka video nababwiye nagarutse gukinira ku bwonko bwanyu papa umwite mideya inkotanyi cyane the premier for real hasta la vista nabakunda cyane ni 6 ukwezi na 2 ku cyumweru ni wa ejatu akadomo igita akadomo ne the premier for real aho usanga filime za Junior GT the premier Sakara ndetse na Dira ni kaba kabebe aya